gusesengura uri umunyarwanda so uri umunyarwanda ibintu ni bibiri ndi umukongomani bivuze ngo najua Kiswahili najua Kiswahili sana wow oh na 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 Bobo crazy hey yeah another banga yeah another banga yeah whoa oh na 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 yeah 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 tongiri femba wallahi turukundo rikeza iyo mbyibutse biranga nkunda nkatiriza byangasha sinare kuri izo tazawe sinazigereranya n'izo nkora hano baby girl rikeza sha ndabisubira mu ijoro nk'igihumbi ese baby mbwira isaline ujye unyibuka ko rimwe na rimwe nibura tekereza byinshi cyane in my head baby shaka izo tik-tik 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 shaka izo tik-tik 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 njyewe niko nisanze nje brother yawe ni fresh kabisa wese uyita ngo nisanze iyo bayita nisanze ndio ni fresh kabisa ariko iriya ndirimbo yitwa ngo ubwiza harya wayise ngo ni pose bayita pose iriya ndirimbo se yo habari iriya yo iriya nayo yakomye abantu ariko aganze kuri nimbamo akantu gatoya niko byakunda simbi gato shyiramo gatonya kugira ngo bumve ari iriya n'iriya iryoshye n'iyi ubwiza bwiwe nibwo bwatumye nanjye ahurura uburyo twenga nanjye nibyo byatumye nanjye nkwiyumvamo ndashaka kumva izina ryawe ndashaka kumva akajwi kawe ndashaka kumva ukuntu ugenda ma baby oya biranyica oya bikansaza kubera ubwiza bwawe mwari biranyica kubera ubwiza bwawe nubwo wavuga amagambo menshi abana bavuga ibintu byinshi ariko njyewe nzagukunda kugeza ku iherezo ma baby lady nzagumira iruhande rwawe nzagutonesha nzagutetesha ma baby ariko rero iriya boro ukwiye kongera kuyikorera ikintu cyitwa beat ukayihindura ushobora gusanga itamasterinze yego nubwo yagiye hanze gakoma abantu ariko nkuko kundi bakora ari mix ukayikorera noze yawe ya kabiri niyo wayikorera afrobeat si byaba ari sawa kabisa iyo uteganya gushyira hanze niyi uteganya gushyira hanze rero uyu musore bamwita Bobo Chris ko wise amazina acanganye uyu musore akaba aturuka mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Kongo akaba arageze mu Rwanda washije imyaka 10 ageze hano mu Rwanda ariko avuga yuko u Rwanda ni amahoro uyu musore avuga yuko yari umubyinnyi ariko akaba yarahinduye ubu ngubu akaba akora indirimbo GVP I'm good umeze neza ariko cyane fresh kabisa meze neza urimo mbye ikibazo cya mbere nibaza ubundi mu Rwanda habona ute mu Rwanda se mu Rwanda n'ahantu hatuje cyane nicyo kintu nakundiye kabisa mu Rwanda haratuje hari umutekano ufite ibye wabirira mu gihugu cy'u Rwanda ni waba uri umunyamahanga kabisa cyane muri Kongo nuherukayo oya simerukayo banze utanateganya gusubirayo uburyo mubona koko ndabona imihanda iri gushaka kuyitwika cyane banze utazasubirayo gusubirayo nasubira ariko zivubanga so tudatinze rero mu magambo ifite ibihangano bingahe umaze kuririmba indirimbo zingahe ibihangano mfite ni hagati ya 10 na 11 mfite ibihangano 11 nkaba narasohoye indirimbo 10 za wasohoye indirimbo 10 za video none se ubundi mu muziki aho utangiye gute buri byagenze gute kugira ngo ugere mu muziki mbere yuko tujya mu bindi tubwira uburyo ki wageze mu muziki wabitangiye utese wisanze gute mu muziki mbese ukuntu nabigenze kera narabyinaga ndi kumwe n'abagenzi banjye turabyina abagenzi banjye bigera ahantu nyine bakava muri groupe bakagenda ndavuga ngo sigaye njye nyine subwo ni igiki cyonyine nakwikora nahise ngera mu rugo ndicara ndatekereza ndavuga reka niyongoze nandika indirimbo imwe
ndebe ko yanamfasha. yego Nanditse indirimbo imwe mbona abantu barayibonye, ngenda izamuka gahoro izamuka. Genda izamuka gake gake. Indirimbo wakunze ni iyihe? Nk'indirimbo wanditse ikakuryohera ni iyihe? Indirimbo nanditse kandi nisanze, ni indirimbo yitwa Nisanze kabisa. Yageze hanze cyane urayishyira hanze? Iri hanze cyane ubu. Yagezeho ryari? Igeze kuri hafi itariki 11 iyo wanditse ukumva ni neza. nanditse kumva ndayikunze kabisa. Iriya se bita ubwiza? Iriya bita ubwiza, hari indirimbo nigeze kubona ngo yitwa ubwiza. Iriya bayita pose. Yita fata pose. Ngaho tunyuriremo turirimbire nk'uko indirimbo zawe twumve nk'indirimbo wumva nyine yagukomye. YT tumanjiri femba walayito urukundo uri keza, iyo mbyibutse biranga bikanga nkatiriza byangasha, sinarekura izo taye zawe sinazigereranya n'izo mbona hano. Baby girl uri keza sha, ndabisubiramo inshuro nk'igihumbi. Ese baby mbwira, ese Aline ujya unyibuka ko rimwe na rimwe nibura atekereza byinshi cyane in my head. Bigashaka izo tikti bigashaka izo tikti ndumva niko nisanze nje brother. Yawe ni fresh kabisa. Wese uyita ngo nisanze? Iyo bayita nisanze. Ndio ni fresh kabisa. Ariko iriya ndirimbo yitwa ngo ubwiza harya wayise ngo ni pose? Bayita pose. Iriya ndirimbo se yo habari? Iriya yo iriya nayo yakomye abantu. Ariko kuririmbamo akantu gatoya niba byakunda simbi. Shyiramo gatonya kugira ngo bumve ari iriya n'iriya iryoshye n'iyi. Ubwiza bwiwe nibwo bwatumye nanjye ankurura, uburyo twenga nanjye nibyo byatumye nanjye nkwiyumvamo. Ndashaka kumva izina ryawe, ndashaka kumva akajwi kawe, ndashaka kumva ukuntu ugenda ma baby. Oya biranyica, oya bikansaza, kubera ubwiza bwawe mwari. Biranyica kubera ubwiza bwawe, nubwo wavuga amagambo menshi abana bavuga ibintu byinshi, ariko njyewe nzagukunda kugeza ku iherezo ma baby lady. Nzagumira iruhande rwawe, nzagutonesha nzagutetesha ma baby. Ariko rero iriya boro ukwiye kongera kuyikorera ikintu cyitwa beat ukayihindura. Ushobora gusanga itamasterinze, yego nubwo yagiye hanze gakoma abantu, ariko nkuko kundi bakora remix ukayikorera noze yawe ya kabiri, nawe wayikorera afrobeat. Si byaba ari sawa? Byaba ari sawa kabiri. Iyo uteganya gushyira hanze ni iyihe? Nteganya gushyira hanze yo sinayipangira neza. Sopangira neza nizo ubwo uzatumenyesha. Nzabamenyesha kabisa. Ariko buriya njya nibaza nka buriya nk'abahanzi bakizamuka target baba bafite, abenshi bavuga ngo YouTube nta mafaranga abamo, kandi bakavuga ngo YouTube ibamo amafaranga. Ubundi amategeko ya YouTube urazi cyangwa YouTube amafaranga ihemba urayazi? Biterwa n'amafaranga ubonye bagwaye, biterwa nuko wakoze, nuko abantu bagukurikiranye. Ariko rero ni amagambo y'abantu agiye atandukanye bavuga. YouTube iyo wakoze cyane urahembwa, iyo wakoze gakeya uhembwa make. Ubwo nawe rero ugiye kuba nk'abo muri ba bantu bakora bashaka kujya hejuru kugira ngo bahangane. Rero ubwo ngubwo ndashaka ngo abantu bakurikiranye kino kiganiro ngena nk'ahantu basanga indirimbo zawe muri rusange. Nta channel ufite unyuzaho ibintu byawe cyangwa uratangira kubinyuza kuri YouTube? Channel ndayifite. Iyo mfite kabisa ni bayita Gogo Chris. Indi mfite bayita Audio Maka. Indi mfite bayita Instagram. Okay, ufite eshatu.
aho hose bagiye basanga ibihangano byabo. Iki wabwira abanyarwanda dusoza ikiganiro? Ikintu nababwira ni ukunyereka urukundo rwabo nta kindi. Bakibuka no gukanda akaga subscribe. Babyita subscribe. Kandi nabakunda cyane. Nawe baragukunda ariko kuko ndabona nimba uri kuzamuka ukarebwa n'ibihumbi 200 kuri YouTube, abantu 200 bateranyirije hamwe, uzi ko nka stade amahoro bayuzuza se? Ndabizi. Rero ni ukuvuga ngo ubundi ikintu cya mbere wasaba nka sapoti cyangwa nk'ubufasha ni nk'iki? Ubufasha nasaba ni ubwo kunzamura, ndareba n'umuntu wanamfasha kunzamura muri indirimbo zanjye nawe ukazamuka. Ikintu cyitwa management. Icyo ushaka ni management. Nta management ufite? Management ubu ndirinda ibyanjye byonyine. Urishora ku mufuka wawe? Ibyanjye byonyine nta management ngira. Okay. None se nk'ubu ngubu ni nk'urugero ufite nka zingahe wanditse ku buryo ushobora kuvuga ati